Ikaze inshuti bakunze ibiganiro mushikirizwa na Hanye Initiatives hano kuri Hanye Space, mukaba n'ubundi muri kumwe nanjye Wera Agnes. Nkuko bisanzwe mba ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye, ariyo mpamvu mubona umutumirwa muri buze kwishimira. Ikaze mutumirwa mwiza. Murakoze. Yego, murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu no kugira ngo muze musangize abadukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu mubona rero ni umwarimu, ni umuhanzi, araza kudusobanurira neza, ni umuririmbyi. Hanyuma ubwo reka muhe umwanya, ntaza no kubivuga nabi, kubisobanura nabi, atwibwire, atubwire ibyo akora, hanyuma cyane cyane agiye kutuganiriza ku bijyanye n'iyo mpano Imana yamugabiye. Murakoze, umwanya n'uwanyu. Murakoze. Nitwa Nayebare Allen. Nkuko nkabivuze ndi umwarimu, kandi ndi umwarimu ubikunda. Yego, ikindi nuko ndi umuririmbyi, ndi n'umuhanzi. Nubwo indirimbo ntarazisohora, ariko ndi umuhanzi. Yego. Yego. Murakoze. Murakoze cyane. Allen, tuganira mbere yuko dukora kino kiganiro, ikiganiro cyacu cyanteye amatsiko cyane. Cyane gutekereza ku mpano ufite nk'umwana w'umukobwa, ariko no gutekereza muri rusange impano ufite, no kwibaza ni se Allen iyi mpano ni ryari yamenye yuko ayifite? Niki cyagufashije gusobanukirwa ko ufite iyo mpano? Murakoze. Ikintu cyamfashije kumenya yuko mfite iyo mpano, nakuriye muri Sunday school. Nakuriye muri Sunday school. Ku bantu batazi Sunday school ni za korali z'abana ziba ziri mu rusengero. Izo rero nizo nakuriyemo, niyo nakuriyemo yo mu rusengero. Nyikuriyemo ndi umwana, ndirimba. Uko ngenda nkura, ngenda ngera no mu y'abakuru. Ndakubona nk'umwana nyine uririmba. Najyaga nkata umuziki cyane muri Sunday school. Yego, najyaga ngukata cyane. Hari n'ukuntu kwa kundi abana nyine hari ukuntu uba wanasibye repetisiyo. Basanga ngo ku cyumweru uririmbe. Yari iyo wambuzaga ngo ndicara. Nateraga ikiborongo mu rusengero. Buri wese agasobanukirwa. Yego. Ubwo rero nyine narabikundaga cyane. Ni ibintu nakuze nkunda. Ko ngenda ndirimba gutyo. Urumva ko nagiye nkura ndirimbira muri Sunday school, yarantoje. Ngenda nkura gutyo ndirimba, nza kugera muri korali y'abakuru naho ngenda ndirimba. Rero maze gukura nibwo najyaga ndirimba. Ngiye kuvuga nyine numvaga ndirimba nk'ibintu bisanzwe biri aho. Ariko uko ngenda ndirimba abantu bakambwira ngo ni impano. Yego. Ni umuhamagaro. Yego. Tukabisuze kuririmba. Ubwo rero nkagenda bigerageza kenshi ndirimba, ko ndirimba nyine nk'ibintu bisanzwe biri byo muri korali, ku buryo ntari nzi yuko umuntu yambwira ngo ni impano, ngo uzasohora indirimbo ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ngiye mbyumva gutyo, abantu benshi babimbwira, nubwo naje kumenya yuko amugani ari impano. Yego. Kuko niba umuntu umwe abikubwiye, n'ejo ugahura n'undi akabikubwira, ibyo ari byo byose uba ugomba wenda kwicara ukabitekerezaho, kandi koko unasanga kandi ari byo. Kuko ikintu kivuzwe n'abantu barenze 3 cyangwa se 4, ibyo ari byo byose iyo urebye neza usanga ari byo. Haba harimo gutega amatwi rero. Yego, haba harimo gutega amatwi, ukumva icyo abantu bagutekerezaho. Yego. Ubwo ndimo kumvamo ikintu gikomeye cyo kugira ngo hari ukuntu nyine ugerageza ibyawe, ariko ibyo byose nta murimo dukora utagira abantu. Ubwo muri make abari iruhande rwawe ni nk'aho aribo baguha, bateraho kashe bakavuga bati wowe rero turabona uyu nguyu ari umuhamagaro wawe. Ubwo ni byiza kumva abantu. Ni nka feedback baguha y'ibyo wakoze. Nuko uza kuvumbura rero kuri umuririmbyi. Hanyuma maze kuvumbura ko ndi umuririmbyi,
urumva nari nkiri umunyeshuri nari nkiri muto nari ntaratangira no kuvuga ngo nahimba indirimbo yego byari bitaranze mu mutwe pe ariko uko bagendaga bambwira ngo kuririmba umunsi umwe nyine ndi muri segonderi nari nangiye no mu wa mbere ndabyibuka ntangira nyine guhimba indirimbo mu wa mbere segonderi wow ubwo nahimbye indirimbo yanjye ya mbere ndayihimba ndabyibuka zari ku itariki 4 z'ukwa kabiri yego 4 z'ukwa kabiri nibwo nayihimbye kuko ndabyibuka 4 z'ukwa kabiri byari nakonje byari konje ndavuga ati oya ntabwo byari konje zari 4 z'ukwa kabiri iya mbere nibwo bari konje ndabyibutse ubwo ndangije ndabyibuka hari muri etide za mu gitondo ndagenda mfata urupapuro nyine bisanzwe wateye winda igihe cyacu twabyitaga winda kuzinduka ntabwo ari winter just nyine twagiraga morning prep ubwo rero ngiye nyine muri etide ndagenda mfata urupapuro hari icyanditswe nakundaga cyane kiri muri Yesaya 55 umurongo wa 6 yego icyo cyanditswe ndagikunda cyane yego nicyo cyatumye mpimbamo iyo ndirimbo yego iyo ndirimbo uraza kuyidusangiza natwe iyo ndirimbo rwose ndumva urabona akenshi hari ukuntu abantu badakunda kubumbura Bibiliya ngo basome ariko kandi nk'uko tubizi hari abahanzi benshi bagiye banafasha abakurikira imbuga zitandukanye ugasanga bafashe nk'igitabo cya Bibiliya bahimbyemo indirimbo ni ukuvuga ngo umuntu agasoma Bibiliya abinyujije mu ndirimbo nk'uko bizi hari agatabo k'indirimbo indirimbo zo mu gakiza n'indirimbo zo mu gushimira hari ukuntu nyine abantu batajya kuzisoma ariko yazikurikira muri audio rwose agafashwa akumva ni nziza ubwo rero icyo cyanditswe rwose muri Yesaya ndakeka abadukurikira bari buze kugira ukuntu bacyungukiramo nubwo batabona umwanya wo kugisoma nta kibazo yego ubwo rero nicyo cyanditswe cyafashije guhimba iyo ndirimbo nubwo aba ari icyanditswe ntabwo bivuze wenda ngo urahera ku murongo wa mbere umanuke ugere ku wa nyuma aba ari byo uhimbamo indirimbo ariko nyine kiguha content cyangwa se topic wahera uhimba iyo ndirimbo yego nicyo cyanditswe cyamaye guhimba iyo ndirimbo ndayandika numva nyine nshaka ijwi cyangwa injyana ndabishaka mbona nyine birakunze nyumvisa n'umwana w'inshuti yanjye ndabimubwira atumva indirimbo nanditse nanjye avuga ati wowe urabeshya iyi ndirimbo iyo ari byo byose hari ahantu wayumvise aho ukaba urimo washishuye nashishuye ni ukuri ntabwo nashishuye amwerekana draft y'urupapuro nayikoreyeho ati dore ngiyi ahita amubwira ngo shango kabisa niba rero wayanditse ukaba utambeshye waba ufite impano ngo kandi nugenda ngo numara gukura uzaba umuhanzi nyine mbyumva ngo nari muri segonderi mu wa mbere mbyumva gutyo nyine ndabyihorera yego ariko nyine igihe nyine buri uko nagendaga nkura buri mwaka Imana ikafasha nkagenda mpimba indirimbo yego nari mfite ikayi y'indirimbo zanjye numva nyimaranye nabanje kwandika imwe ikayi barangije abana barayinyiba ku ishuri ayiwe barayinyiba ariko indirimbo bari bazikunze cyane sinakubeshya kuko urumva nabaga ndi muri nketide umwana akaza akamwe ngo wanishe ikayi yawe y'indirimbo undi akaza wanishe ikayi yawe y'indirimbo urati wa undi yayitwaye ubwo wajyanye iyo kayi azayigarure rero ubwo rero ariko Imana nagize kuko indirimbo zanjye zose pe nta ndirimbo ntapfa kutibuka kuko ziba zavuye muri wowe ubwo byatumye wongera kuzandukura narazibukaga zose n'ibitero ndongera ndazandukura mu ikayi iyo kayi nyirango nyimaranye imyaka 4 yego wow 4 ariko guhera nyine muri segonderi ubu ni 6 gutyo kabisa nyimaranye igihe kinini ndayifite ubu noneho ni ku mwego cyane
cyane ndaheza nkajya ngira amakaye abiri Yego. noneho imwe ikaba iyanjye y'indirimbo indi kuko hari n'izindi nyine z'abandi najyaga nandika ko nkunda indirimbo cyane z'icyongereza zo kuramya zikunda cyane ubwo rero nizo najyaga nandika mu yindi kayi noneho n'indi yanjye nkayibika ku ruhande izawe wihimbiye mu baririmbyi se abo baririmba icyongereza nk'ukunda cyane ni nk'uwowe umuririmbyi nkunda se ntabwo ngo ni umuririmbyi gusa nkunda za ndirimbo za Hillsong ndazikunda cyane nanjye ziramfasha ziramfasha pe ni ukuvumbuye impano rero ndayivumbuye ndangije nyine ni uko nguko nagendaga mpimba izo ndirimbo yego wow ubu ukaba ufite stock y'indirimbo zawe wihimbiye yego ngize amatsiko nagira ngo abadukurikira tubapfundurire ubwo ndumva nk'uko nanjye mfite amatsiko ndakeka n'abadukurikira bashobora kuba bavuga bati iyo ndirimbo ni iyihe waducishirijeho nyamuneka tukumva niyo cyaba ari igitero kimwe indirimbo iravuga ndaririmba igitero kimwe ngira ngo yego nta kibazo yego iravuga ngo nk'uko ijuru risumba isi niko ibyo wibwira birenze ibyacu erega inzira zawe si zimwe n'inzira zacu inzira zawe zirenze inzira z'abana b'abantu nk'uko ijuru risumba isi niko ibyo wibwira birenze ibyacu erega inzira zawe si zimwe n'inzira zacu inzira zawe zirenze inzira z'abana b'abantu imigambi yawe ku buzima bwacu ihora ari myiza mwami ihora ari myiza ibyo wibwira kutugirira si bibi ahubwo ibyo wibwira mwami ni byiza ahubwo ibyo wibwira mwami ni byiza imigambi yawe ku buzima bwacu ihora ari myiza mwami ihora ari myiza ibyo wibwira kutugirira si bibi ahubwo ibyo wibwira mwami ni byiza ahubwo ibyo wibwira mwami ni byiza wow abadukurikira nizere yuko namwe mukomye amashyi mu gushimira uyu mukobwa Allen uzi ko ufite ijwi ryiza my god ufite ijwi ryiza cyane ikindi mbonye rwose ubundi uvuga witurije ariko icyo mbonye iyo ugiye mu mwuka w'indirimbo n'ijwi riraboneka wow Imana iguha umugisha cyane kubw'iyo ndirimbo none se Allen muri uwo murongo muri iyo nzira yo guhimba izi ndirimbo watubwiye yuko ufite nyinshi hari izo umaze uduhaye sample waba hari imbogamizi ugenda uhura nazo imbogamizi ntabwo zabura yego ko buri muntu wese yatangiye ikintu ntabwo imbogamizi zahura ibica intege umuntu ntabwo byabura niyo yaba ari mu kazi ka buri munsi gasanzwe ntabwo ibica intege byabura rero imbogamizi ya mbere nahuye nayo nk'uko nakubwiye ngo natangiye guhimba indirimbo ndi ku ishuri mu by'ukuri uwo mwanya ibyo ari byo byose nagombaga gukoresha ndimo kwiga ariko
kubera kubura umwanya kandi nkabona nta wundi mwanya ndi bubone nkavuga ati reka niyandikira indirimbo. Yego kubera ko nabaga nzi ko nta wundi mwanya ndi bubone pe, kandi nkumva byose ndabishaka, ari ukwiga ndabishaka kandi no kwandika indirimbo ndabishaka kuko bindimo ndabikunda. Yego ubwo rero ntabwo najyaga mbona umwanya uhagije cyane kuko navuga ngo najyaga kwisanzura ngo nandike indirimbo kuko hagiye nabaga nko muri aka kanya nkandika nk'amagambo nkaba ngitangira kwandika wenda bakaba barasomye ngo turagiye tidira arangiye ibintu nk'ibyo ngibyo, rero nkabura umwanya. Rero bitewe na activity umuntu aba akora nanone ku ishuri kuko nari umuyobozi muri eglise nasengeragamo kandi byose nagombaga kubikora ukabiha umwanya byose nkabibalansinga. ubwo rero hari igihe bimwe nabisubikaga cyane cyane nyine nk'izo ndirimbo zanjye nkazisubika kugira ngo nkore ibindi. Yego ubwo rero nta mwanya uhagije wenda muremure cyane nigeze mbibonera, ariko akanya gato nabonaga naragakoreshaga kandi nshimira n'Imana yuko yarabinshoboje kuko guhimba indirimbo ntabwo navuga wenda ngo ni ibintu bigoye cyane cyangwa se bikomeye, ariko bisaba kuba nyine ufite uwo mwanya, bisaba kubyitaho. Yego kubyitaho ukabiha umwanya. Ako kanya gato nyine nabaga mbonye nkibuka hari indirimbo mfite ntashoje, gutangira nyine nkagenda nkongera ukiruka. Ariko byabaga ari ibintu nyine byanjye nyine bindimo nkuze, ntabwo byangoraga cyane biranga birihuta. Yego ikindi andi mbogamizi wenda nagize, urumva nko kwandika iyo ndirimbo hagiye wenda nabaga gutya mfite nk'icyandi nka Bibiliya nkaba ndayanditse nkahita nawe muri ako kanya rwose Imana ikamfasha nkambonye nk'injyana runaka nkayibona nkati iyi nzayigenda gutya nyine nzayigenda gutya. Ubwo mbisubitse kuza kongera kuyibuka, kuza kongera nyine kugira ngo nyisubukure nyikomeze, ugasanga wenda injyana nayibagiwe ari iya mbere. Ubwo nayo bikansaba kongera gushaka indi cyangwa se kuyibuka, urumva umwanya wo gufata ndimo kuyibuka nawo n'uwundi mwanya. Urumva kuko ubundi nk'ubu ngubu iyo mpimbye nk'indirimbo wenda ndi nk'ahantu wenda ndi free, hari ukuntu nk'ubu usigaye mfite telefone, hari ukuntu mfata wenda nk'akarecord akabika, then wenda naza kubona umwanya nkongera nkakumva kamfasha no guhimba wenda ibindi bitero. Urumva nyine ubu ngubu iyo aribyo byose ntabwo biba bigoye, ariko hariyaho ubwo turashima technology rero abantu bazanye udutelefone rwose cyane kabisa. Kuko ubu ngubu nyine niba wenda mfite nyine nk'iyo ndirimbo yinjemo nkahita nkarekodinga nkakabika, nkumva yuko bitane stress yuko nza kwibuka injyana kuko nzi ko hari ahantu nabiro recordings. Ariko nk'icyo gihe nta telefone nabaga mfite, nta wundi nari ko ati ngiye kuririmba gutyo uze kumfasha uze kunyibukira, ntabwo ibyo byakunda. ntabwo byakunda. Ubwo sometimes nkisanga nyine yanjyana nashatse bwa mbere kandi nkumva ari yari iryoshye, ari yari nziza ka original niko yari nziza, nkahita mbyibagirwa nyine bikarangira. Urumva nayo ni imbogamizi pe, imbogamizi. Ikindi nuko nyine uko nagendaga mpimba indirimbo nageze aho ngaho ziba nyinshi pe, ariko zaba nyinshi nkabona se indirimbo mpimba Wahamagara nkazandika, ubu ngubu nzazisohora gute, bizagenda bite? Urumva ko nabaga nyine mbona abantu nyine basohora indirimbo avuga ati ibintu byo byose nyine bisaba amafaranga, kandi nkaba nta mafaranga mfite, umunyeshuri kandi nkajya numva n'abantu nyine bavuga ngo kugira ngo umuntu asohore indirimbo bisaba kuba afite support, afite amafaranga. Nkumva nyine biragoye kuri jyewe, ariko nyine uko nagendaga nzihimba, uko nagendaga nanakura mu mwuka nkagenda senga ati Mana uko wampaye izi ndirimbo rero ibyo byose uzi n'impamvu n'ukuntu zizagera ku bantu bawe, ko ntabwo wazimaye kugira ngo nzandike zigumanga mu ikayi gusa, rero ibyo byose wazimaye uzi ko hari abo zizafasha. Nkomeza nyine nkizera gutyo ngasenga gutyo. Rero ndabati Imana igihe nikigera kabona bikwiye rwose izaca inzira
zisohoke zigere ku bantu. Amatsiko rero ubu hari izimaze gusohoka? Oya, ntazo. Ego. Ntazo. Ariko ubwo ni nk'agaseke gapfundikiye. Kuko nazifite ntabwo navuga ngo ni nyinshi cyane, ariko nanone ni indirimbo 40. Yego. Ni nyinshi. Zirangiye ni 40, navuga ngo nabandiye boy wenda kuzisohora. Yego. 40 zirahari. Yego. Ubwo rero nyine like support hari cyangwa se bonye uburyo nazisohora. Uzi ikintu kinshimishije ni uguhera ku ndirimbo ya mbere kugera ku ya 40 zose zikaba zifite iryo jwi nk'iryo numvise. Zose zirangiye muri ubwo buryo. Zirarangiye pe. Wow. Ubwo zirabura imirya y'inanga. Yego, wenda kuko iyo muri studio utwo bagenda wenda bakungura cyangwa se bakagenda bakosoramo tono, ntawamenya ushobora kuririmba nzi ko ari kiri perfect, ariko uko ngiye muri studio maybe twahindukamo bitewe. Wow. Nshimishijwe n'ikintu cyo kudacika intege. Yego. Wari ukirimo kutubwira imbogamizi zo wahuye nazo? Yego, imbogamizi ya mbere nababwiye nuko nguko nyine kubura umwanya. Urumva? Icyo cyaka n'iki navuze no gucika no kumva yuko nageze aho numva ncitse intege. Yego. Nibyo nyine byo kubura injyana rimwe na rimwe, ugasanga injyana natekereje bwa mbere siyo wenda ikurikiye ubwa kabiri wenda yisiza, bitewe n'izo nyine bitewe n'ibyo bintu babwiye. Yego. Izo nizo mbogamizi numva yuko zatumye nyine nizo mbogamizi numva yuko nahuye nazo. Yego. Ariko nyuma yo guhura n'izo mbogamizi urumva ibyo aribyo byose izo mbogamizi wahuye nazo ariko warakomeje. Ni ibiki byaguteraga imbaraga zo kumva ko wakomeza? Ikintu cya mbere cyanteraga imbaraga pe narasengaga. Narasengaga mu mbaraga zanjye nkeya cyangwa se mu ntege zanjye nkeya, narasengaga. Ari naho nakubwiye ngo ntago nizeraga yuko ibyo ari byo byose Imana ukuntu niba yaramaye izi ndirimbo cyangwa se ikampiye impano, naririmba we nasubiramo n'indirimbo z'abandi abantu bakafashwa. Numvaga ibyo ari byo byose yuko Imana itampaye izo ndirimbo kugira ngo ziryame aho ngaho mu ikayi. Nzi ko igihe nikigera, igihe cy'Imana yateganyije nikigera, ndabizi ko zizasohoka. Kandi koko nibyo. Kuko ntiwacana urumuri ngo urupfundikire. Imana ntiyaba yaracanye urumuri muri wowe ngo nirangize urupfundikire. Cyane pe. Yego. Ubwo rero nakomezaga mbyizera, nanabisengera ati Imana uzaca inzira, uzancira inzira indirimbo zisohoke zigere ku bantu bawe. Hari abo washakaga kuruhura imitima, gusubizamo ibyiringiro. Rero ndabizi yuko bazitegereje kandi igihe cyawe nikigera uzabikora. Yego. Nibyo ngibyo nicyo ngicyo ni ugusenga. Ikindi nyine uko abantu bagenda kumumotivatinga, niba undi umuririmbyi umuntu akakubwira ati kuririmba tuzasohora indirimbo, ibyo ari byo byose uhita wumva yuko mu by'ukuri ibintu ukora cyangwa se iyo Imana yaguhaye hari abandi bayiboneramo umugisha. Yego. bayiboneramo umugisha nkavuga ati okay, kankuze niyandikiye indirimbo, Imana nibishaka igihe cyayo cyane, nizishaka zibijana cyane pe. Ndazihimbaho nkazandika. Yego. Natimba Imana nibishaka ntose n'ubundi kari yazimpaye. Ubwo nayo izagira mu Mana bwayo ifite inzira izaca kugira ngo zisohoke. Yego. Nibyo ngibyo byatumye ntacika intege. Yego. Wow. Uri umukobwa utangaje. Ako kantu ko kudacika intege. Hano kuri Hanye Space dukunda kugira ibiganiro bijyanye cyane no kujya inama. Kandi nk'uko twaganiriye hari ukuntu wambwiye ko rwose ufite ubutumwa ushaka gushyikiriza nk'abana b'abakobwa. Wabagezaho ubwo butumwa? Murakoze. Ubutumwa nageza ku bana b'abakobwa cyangwa se n'urubyiruko muri rusange, icya mbere
hari icyanditswe kiri mu mubwiriza 12 12 iyo hasomye bivuga kunuza ngo wa musore we ukoresha imbaraga zawe mu gihe ugifite uburyo mu gihe cy'ubusore bwawe kuko hari igihe tuzagera ukumva yuko izo mbaraga ntazo ugifite yego ubwo rero mu by'ukuri iyo urebye abakecuru cyangwa se abasaza muri iyi minsi ubona hari ibintu baba batagishoboye gukora ubwo rero bivuze iki twebwe abasore niba twaragize amahirwe yo kumenya Imana tukiri bato tugomba gukoresha ayo mahirwe tukayikorera ikindi ni uko mu minsi yacu dufite cyangwa se mu myaka yacu mito dufite Imana ikaba dufite wenda impano zimwe yaduhaye tuzikoreshe neza kuko nituva muri ubu buzima bwanga mu isi tukajya mu ijuru ndabizi yuko Imana izakubaza impano yaguhaye ikintu wayikoresheje urumva kuko niba Imana yaraguhaye impano yayiguhaye ibizi kandi izi n'impamvu yiguhaye kuko ibizi ko iyo turirimba cyangwa se iyo dukoze ibintu bitandukanye umurimo w'Imana hari abantu bafashwa ku bwacu kubyo dukoze ubwo rero niba yaraguhaye impano ukaba utayikoresha mu by'ukuri hari abantu bakigutegereje yego hari abantu bagutegereje kugira ngo uze ubaha ibyo byishimo cyangwa se umunezero binyuze muri wowe baruhuka imitima binyuze muri wowe bongera gusubizamo ibyiringiro binyuze muri wowe ubwo rero niba iyo mpano utayikoresha rwose hari abantu bamwe bakiheranya ngo n'agahinda niko nabivuga bagifite ako gahinda umubabaro kandi bategereje wowe akaba ari nayo mpamvu nutayikoresha cyangwa se nutabikora nugera mu ijuru Imana izabikubaza kuko yiguhaye izi ko izaruhura abo bantu yego urakoze cyane uhise unyibutsa hari umuvugabutumwa uherutse kutubwira ngo turi mu bihe aho tugomba gufungura amatwi yacu cyane kugira ngo twumve impano Imana yaduhaye nicyo tugomba n'uburyo tugomba kuzikoresha kugira ngo zifashe abandi yongeraho avuga ati ni nk'umwenda niba Imana yaraguhaye impano runaka wumve ko ari umwenda ugomba kwishyura ubwo rero rubyiruko mudukurikira abareba kino kiganiro muzirikane kudapfundikira impano zanyu gusa hariho n'abantu bakuru tubaho dufite impano ariko ahari ngira ngo hari akantu k'ubwoba akenshi hari igihe tuba dufite ubwoba ukaba ufite impano wenda yo kuganiriza abantu ariko ukaba utabikora kubera ubwoba no gukomeza gutekereza ngo nimbivuga baraza kwibaza ngo iki nindirimba baraza kuvuga ngo ijwi ryanjye rimeze nk'iry'igiceri mbese ibintu nk'ibyo kandi wenda hari nk'uko wabivuze uririmbye ibyo wumva nk'aho ari ijwi ribi abandi baraza kubyumva nk'aho ari ijwi ryiza urumva nanjye gutyo ndirimba niyo umuntu yaza akambwira ngo ushaka uririmba neza kwa kundi abantu bashaka kugira ngo nyine bagutera imbaraga bakomeze uririmba ariko nyine nkase ubwo bashaka ngo ndirimbe kugira ngo bakomeze bisekere yego ngo bakomeze baseke nanjye urumva nkikomparinga n'abandi bantu nkumva yuko uyu ngo ari andusha neza kamanzi se ubushobozi kuririmba nase ngo nabanze kuririmba kuko nawe ndusha uyu nguyu hanyuma turamurusha nuko wowe ugatangira gukomparinga ariko naje gusanga rero kwikomparinga n'undi muntu ataba ari byiza ntabwo aba ari byiza naje gusanga yuko jewe niba ari ukuririmba ni ijwi ryanjye niba ari iyo ndirimba Imana yampaye ni iyanjye urumva rero nta mpamvu yo kuba ngo ngomba kuririmba nkuriya cyangwa se ngo ndirimbe mpiganwa n'uyu nguyu ijwi nishaka ndirimbisha uko ritari kugira ngo nkunde se n'uyu ntabwo aba ari byo kandi nibyo koko hari umuvugabutumwa nkunda gukurikira wo muri Amerika witwa Joel Austin yigeze kuvuga akantu ngo agitangira kwigisha yageragezaga kwigisha nka papa we noneho mbese ni nk'ibyo uvuze ukagereza kuririmba nk'uko runaka aririmba n'ijwi ugashaka kuyimbira noneho
asoza avuga ngo igihe cyose yigishije nka papa we yumvaga atari n'ibimuturukamo, mbese ntabwo yahuzaga neza n'umwuka, ariko igihe yahinduye akigisha nka we nibwo abantu mu rusengero rwe batangiye gufashwa no kumva ko noneho bafite umuvugabutumwa. Urumva rero ako kantu uvuze nako wenda ni keza no ku bantu badukurikira no ku rubyiruko, ntago ari ngombwa ko ukora ibyo ndakora, ahubwo ukora ibyawe. Kare wigeze kuvuga ubikomeze, mbega ntucike intege, bigeraho ukaba master w'ibyawe. Urumva wenda nko muri kariyeri ari ukuntu umuntu ushobora kumubona ukamwigiraho ikintu, ariko kumwigiraho ikintu ntabwo bivuze ngo ube we. Yego, urumva nibyo. Kuko nkanjye nta muntu wigeze untoza kuririmba, nta n'umuntu navuga ngo nagiye muri training ngo z'amajwi n'ibikino. Uri umuhanga gusa. Urumva ntabwo wenda umuhanga simbizi, uri umuhanga pe. Ariko hari umumama nkunda, mama Diane uririmba muri Healing no muri True Promises. Yego, uwo mama ndamukunda cyane, niyo umuntu wankundisha ibintu byo kuririmba. Yego, ni inspiration, mbese ni nka role model, kandi ibyo ngibyo ni byiza. Ubwo rero nk'uko yajyaga aririmba narabikundaga, ukuntu nyine afite ijwi ryiza, umwuka w'Imana umuriho, ndamukunda rero nibyo byatumye nkunda kuririmba. Aho nubwo mukunda ntabwo navuga ngo nzajye ndirimba nkawe, ngo nshake ibintu byose nakora kugira ngo ndiririmbe nkawe. Ingendo y'undi ngo igire iterambere. Yego, nyine hari utuntu namwigiyeho, ariko bitavuga yuko wenda naba we. Yego, ngomba kuba jyewe, nubwo hari ibyo namukuyeho yanyigishije, ariko byumviye niba hari ibyo namukuyeho bigomba kumfasha kugira ngo nanjye mbe uwo ndiwe. Yego, byiza cyane. Ale, nifite amatsiko. Proje ziri imbere urimo kuzitegura gute? Proje se? Proje urumva nakuze nifuza kuzaba umuririmbyi pe. Yego. Ni ibintu mba numva bindimo, ku buryo Mana yanjye kuririmba rwose mba numva ntazi ukuntu nabikubwira, mba numva ntazi ukuntu nabisobanura, ko ni ibintu nkunda cyane bimbamo. Ariko nabaga ndi muri classe abandi ba muri etide bakajya banameze ngo akaririmbo kakurimo imbere nirebereye muri ibi ngibi. Kandi umwe yatwicara ngo kwiga, bari hafi kuvuga ngo mu izina rya Yesu. Ahita nikanga yewe ndimo kwiga kwiga. Najyaga gufata nk'ikayi, nyine hari ukuntu najyaga njya muri etide, ariko hakundi uba wumva nyine etide itakurimo pe. Umwuka wawe, umuntu wawe w'imbere arimo kuririmba, ariko uyu wo hanze arimo arashaka kwiga. Nkafata ikayi gutya nkayirambura, nkashiraho n'indi y'indirimbo. Yego, nkakomeza njye nkiririmbira. Wow, kandi nkumva nibyo binshimisha, bimpaye amahoro rwose. Kandi ndashima Imana yuko wenda kuvuga ngo uwo mwanya wose nafashe nandika izo ndirimbo ntabwo mbyicuza, kuko nta nubwo nari umuswa cyane. Ubwo navuga ngo nabuze ubwenge, umuntu wize imibare ntabwo ngo umwanya wose ngo nkumarira muri izo ndirimbo, ngo mbe umuswa mu ishuri. Ntabwo nigeze mba umuswa cyane, ntabwo nigeze mba umuhanga wenda cyane birenze, byose bishimira Imana. Yego, icyo nabwira ikindi, udacika intege, ikindi ni ugutinyuka, ukamenya ngo niba ufite iyo mpano ugomba gutinyuka nyine. Ugomba gutinyuka kandi ugasenga kugira ngo Imana iguhe gushira amanga, kwihangana, like kuko hari abantu batamenyereye ibintu byo kuvuga mu bantu benshi. Kuko nkanjye rwose bitewe n'ukuntu nashakaga ku ishuri, ntabwo nari nzi yuko nyine umuntu naririmba. N'ubu ntawabimenya, ariko ubu ngubu aho ariho hose naririmba kabisa. Umva n'ubu ngubu duhuye hariya ku muhanda, wenda njyewe turaziranye, ariko undi muntu ntiyamenya ko n'ijwi risohoka. Ntabwo apfa kubimenya, kuko hari n'umwana wigeze kumbwira
ngo kuba uvuga ngo ijwi rimeze nk'aho rikomeye ngo iyo ugeze kuri mikoro ngo bigenda rirangurura gute ngo bigenda bite ntayo nanjye simbizi ubwo uba wageze muri wa mwanya wawe mwiza icyo twita safe space kandi buriya rero urubyiruko ngira ngo ni byiza ko rutangira kwibuka no gutekereza kuri icyo kintu cya safe space ukamenya ngo ni ryari mfashwa kuko akenshi ngira ngo icyo kintu twese kiradutsinda umuntu ntabwo amenya ngo nitandukanya n'abandi nkajya aha n'aha mba neza ngubwa neza mbega mba ndi mu mwanya wanjye mwiza hahandi nyine uba wumva ubohotse wishimye wuzuye umunezero yego urugero nkanjye nkunda kuramya rwose niyo ndamije cyangwa se niyo naba ngiye kuryama nkaramya niyo nasenga mba numva nyuzwe muri jye kandi nibyo mba numva nyuzwe muri jye niyo nashaka indirimbo ebyiri nkaziramya nkumva yuko zivuye ku mutima rwose mana yanjye niyo naryama rwose mba numva nasenze icyo nzi cyo ni uko abasoma Bibiliya batwibutsa neza yuko iyo umuntu yaramije mu by'ukuri ngo abasenze kabiri yego kuko mbega uragenda wese urumva amagambo uramya ni ijambo ry'Imana kandi n'amagambo y'Imana ubwo rero iyo uramya ubikuye ku mutima sibyo ntabwo ari kugenda wenda ngo uririmbe niba uririmbye wafitiye byinshi mu kiganza cyiwe ubiririmbe just biri aho ngaho for fun ariko iyo uririmbe ubikuye ku mutima ubyumva ati Imana ifitiye byinshi mu kiganza cyawe ubiririmba sometimes ukwibuka n'ibyo Imana yagukoreye aho igukuye ukabona ibyo uciyemo byinshi ukabirima nyine ubikuye ku mutima ukayiramya iyo ndirimbo mu by'ukuri uyikuye ku mutima niyo rwose utakisengera ukiryamira usenze kabiri urakoze cyane Alena urakoze nawe ndifuza rero ko waduha impamba abadukurikira ni iki wababwira hanyuma unabararike albume ndumva izasohoka vuba alubumu izasohoka nko mu gihe kiri imbere ubwo tubararike ko tuzongera tukagaruka kubahamagara muri launch yego rero impamba nababwira cyangwa se nabaha mu by'ukuri mureke duhaguruke dukoresha Imana yaduhaye yego mureke tuzikoreshe kuko nawe uhaye umuntu ikintu ukabona ntabwo arimo kugikoresha cyangwa se tuvuge uhaye umuntu kado y'umwenda sibyo umuhaye nka kado ukajya ubona rero nta wambaye urumva ukomeza kumubaza ati ariko wa mwenda warawukunzera yego warawukunze ese ubwo byagenze bite nyine ukomeza kubyibazaho rero ni impano nyine yaduhaye urumva mu by'ukuri bayumva niba ari impano yaguhaye ugomba kuyishimira icyo ni icyambere niba rero ugomba kuyishimira wenda mvuze umwenda wo wawambara ariko iyo mpano nayo wayikoresha wayibyaza umusaruro uribuka ya nkuru y'aba bagabo bahawe amataranto hari uwayigiye ayishyira ahantu rwose arayitinda rwose ati tazangwaho rwose ariko abandi bo bari bafite ubwenge bagenda barazikoresha bazanamo n'izindi bungutse bazibyaza inyungu ubwo rero iyo mpano yo kuririmba iyo uramije hari abantu benshi babohoka hari abantu benshi mu by'ukuri baza baremerewe waramye ukumva arabohotse arishimye rero nawe Imana iguha umugisha wowe iba yakoresheje rero Imana yaduhaye mureke duhaguruke tuzikoreshe kuko mu by'ukuri hari impamvu Imana yaziduhaye kandi nureba nabi nk'uko Imana yatse wa wundi wari ufite imwe utarayikoresheje ikayimwaka ikayiha abandi nawe ushobora kwikanga iya mpano yawe wari ufite Imana ikwatse ikayiha undi urumva reka nihute burya hari ukuntu nkunda kuririmba ariko nyine ngira ngo nshaka kuba ndi umwe muri abo ngabo twari tuvuze
ubwo kandi wasanga ngenda bivuze ariko wowe udukurikira ushobora kuba ufite impano nawe wabitse ahantu munsi y'umusego yikureyo rero twihute. Nukuri pe buriya ntago wamenya ngo uririmba neza, ntago wamenya ngo uririmba nabi, ntago wamenya ngo ucuranga neza cyangwa ucuranga nabi utaracuranga ngo abantu bakora iki. Kandi ni ku bintu byose, kandi ni ku bintu byose, sibyo? Ni ku bintu byose, kuko no kujya inama cyangwa se kugira umuntu inama nayo ni impano, kuko ntago ari buri muntu wese uyigira, sibyo? Ari impano yari yose waba ufite rwose uhaguruka uyikoreshe, kuko rwose nureba nabi Imana izayitwa iyihundi. Kandi nimara kuyimuha ni hahandi uzumva utangiye kugira inyota uyishaka uyibure, ngo disi ngo biriya bintu uriya muntu akora kandi nanjye nari mbifite. Gusa ko nari umuririmbyi buriya kera, kandi disi uriya muntu naramurishaga. Ese niba wari umuririmbyi nyine kera byagiye byagenze bite? Urumva ni ukubera ko wayirangayeho. Ariko nanone nk'uko Pawulo yabivuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Nta na kimwe twakishoboza tudasenze. Urumva rero niyo mpamvu mu byo twakora byose Imana igomba kuba iya mbere, yaba muri uwo murimo kuririmba ibyo ari byose twakora Imana igomba kuba ari iya mbere, kuko nk'uko yaduhaye izo mpano igomba kuba ari nayo muyobozi wazo. Yego, tugasaba Imana ikaduha imbaraga, gushira amanga, kudacika intege, kudasubira inyuma, kuko nubwo tuba dupanga nk'abana b'abantu cyangwa se twifuza kugera kure nk'abana b'abantu, Satani nawe arimo kudupanga ko dusubira inyuma. Cyangwa se iyo ndirimbo nuyisohora igiye gukora ku mitima y'abantu, ugasanga Satani ashizeho ikintu kugira ngo kiguce intege, kugira ngo usubire inyuma. Ariko nanone iyo wa muntu usenga, Imana iguha gushira amanga, ikaguha kwihangana, ikaguha kwizera. Yego, urakoze cyane Aleni. Imana iguha umugisha. Abadukurikira numara kureba iyi video ukayikunda, uze gukora like, uze gukora subscribe, hanyuma nurangiza ukore share. Ikiruta byose ushireho comments zadufasha kugira ngo turusheho kuzana ibindi biganiro byabafasha kunguka no kwaguka. Nkuko mubyibuka neza, hanye space ibereyeho kubazanira ibiganiro bibafasha mu marangamutima, mu buryo buri spiritual, mu buryo buri physical, mu buryo buri financial, ndetse no mu buryo bujyanye n'imibereho rusange y'abantu. Amahoro y'Imana bane namwe naho ubutaha.